bigitangira namuyoboye mu ntara y'Amajyepfo akorera kuri sitasiyo ya Musambira, nubwo tutamaranye igihe kinini ariko twagiye duhora kandi yari umukozi ushimwa. Yakoraga rero akazi neza kandi ashimwa n'abayobozi be baba abamwegereye ku rwego rw'akarere cyangwa se rw'intara, ariko no ku rwego rw'igihugu. Ubuyobozi bwa RIB nabwo bwamushimaga imyitwarire ye. Twageze kuri morgue ya Rubavu, ntabwo byari byoroshye gusohora imirambo ingana gutya. Nasanze muri urgence abarwayi bari muri urgence babakuyemo babajyana ahandi. Nasanze urgence n'abakristo bacu bari bari, ntabwo byari byoroshye. Imagine ko ngo urgence n'abakristo bawe bari, abandi bari babakuyemo. Mare gutaka ati atahangaha atuza, ntabwo byari byoroshye, ariko Imana mu ijuru niko yabishatse. Ndabishimira. Mfite amatsiko yo kuzabona Donatira mu bwami bw'Imana na Clarisse. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akara hanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikirizo zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwa imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo n'Ipost umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Murakoze kandi umuryango mugari wari bumukomere. Twagize umugisha nanone kuri uyu munsi wo guherekeza abacu batuvuyemo kubera impanuka. Turi kumwe n'umunyamabanga mukuru wungirije wa RIB. Nagira ngo twemerere tubahe umwanya namwe Yesu ashimwe. Nanjye mfashe aka kanya bampaye kugira ngo muri rusange mpumurize imiryango, inshuti, abavandimwe ndetse n'abaturanyi baba turimo gusezera muri aka kanya. Imana ikomeze ibakomeze kandi nabo dusezera ikomeze bakire mu bwami bwayo. Rero twifatanyijwe namwe muri aka kababaro. Nkaba rero mpagaze hano mu izina ry'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ngira ngo babwire ko twifatanyije n'iyi miryango yose iri hano, ariko by'umwihariko n'umuryango wa bene gusenga Clarisse wari umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha nk'uko babivuze. Ndagira ngo se nk'ubusubira muri make yenda mu ncamake cyangwa se mu buhamya bwe bwamuranze muri aka kazi k'ubugenzacyaha. Umbanjije nk'uko yabivuze, bene gusenga Clarisse yatangira akazi muri polisi muri mwaka wa 2004, aho yamaze imyaka 14 akora muri polisi. Yakoze rero imirimo itandukanye harimo n'iy'ubugenzacyaha
ariko bigeze muri 2018 mu kwezi kwa kane ubwo hajyagaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nawe ari mu bakozi bavanywe muri polisi boherezwa muri RIB kugira ngo bakore inshingano z'urwo rwego, akaba atabarutse yaramazemo imyaka 6. Nyakwigendera rero atabarutse yakoreraga kuri sitasiyo ya Kimironko muri Gasabo, ariko akaba yarabanje no kuyobora izindi sitasiyo zo mu karere ka Rwamagana na Kamonyi. By'umwihariko RIB igitangira namuyoboye mu ntara y'Amajyepfo akorera kuri sitasiyo ya Musambira, nubwo tutamaranye igihe kinini ariko twagiye duhora kandi yari umukozi ushimwa. Yakoraga rero akazi neza kandi ashimwa n'abayobozi be baba abamwegereye ku rwego rw'akarere cyangwa se rw'intara, ariko no ku rwego rw'igihugu. Ubuyobozi bwa RIB nabwo bwamushimaga imyitwarire ye. Rero yari mu bagore bake dufite bayoboye icyo twita za sitasiyo, kuko mu gihugu cyose dufite amasitasiyo 88, 18 niyo ayobowe n'igitsina gore. Muri abo 14 rero Kararisa nawe yararimo. Icyo ni icyerekana yuko yari yaragaragaje ubushobozi butuma agirirwa icyizere. Atabarutse rero yari mu kiruhuko cy'umwaka, yatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri. Impamvu mbigarutseho nuko nkuko bakomeza babivuga byari muri gahunda y'Imana, kuko kubera ari muri iki kiruhuko nabyo ni bumwe inzira Imana yarimo ibinyuzamo kugira ngo igere ku mugambi wayo, kuko nibwira ko iyaba ari mu kazi ntabwo byari kumworohera gusaba uruhushya rwo kugira ngo yerekeze mu zindi ntara, kuko ku imiterere yacu y'akazi iteye n'uburemere bwako ngira ngo ntabwo ari gutinyuka gusaba ako kazi. Ariyo mpamvu Imana yamupangiye ikamuha kuba yaba ari muri konje muri iyo minsi kugira ngo azabashe kugenda. Ibyo nabyo urumva ko ni ya gahunda y'Imana yari ihari. Rero tumushimiye umusanzu we yatanze mu iterambere ry'igihugu ndetse no gufasha urwego rw'ubugenzacyaha kuzuza inshingano zarwo. Asize urwibutso rwiza mu bakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rubuze umukozi, tukaba natwe twifatanyije namwe muri aka kababaro. Imana rero imwakire mu bayo kandi ikomeze umuryango asize kimwe n'umuryango wa Domunatira nawe turimo gusezera muri aka kanya. Imana ikomeze mu mwese, mwari inshuti, abavandimwe, abaturanyi, ababyeyi n'abana b'umuryango asize. Murakoze. Murakoze. Ndagira ngo turimo turagera ku musozo wo gutanga ubuhamya. Ndagira ngo mu izina ry'itorero twakire umushumba wa paruwase ya Gasave, nawe atugezeho ijambo rihwanye no guhumuriza no gukomeza imiryango. Naza gusoza ku cyifuzo cy'imiryango, turaza gusaba imiryango aba bari hano imbere baze guhaguruka, bahagarare hano, bashumba bose baze kuza babasengere. Noneho turaza gukomeza tubabwire gahunda yo gusezera uko irabiteye nuko tuyikora. Ku bantu bari bushyingure ikinyinya, hariya musohotse hanze hari umuntu urimo yandika abantu badafite uburyo bwo kugenda. Yaransabye ngo muramusanga hariya munsi y'igiti cya avoka gihari, noneho abantu bashaka kujyayo ababwire icyo bisaba. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese muvuye gutanga ubuhamya bw'abashiki bacu, kandi twatangiye kubwumva kuva umunsi bava mu mubiri. Ariko kandi tubwire n'imiryango, twongere tubwire ngo mwihangane, tubwire n'abakristo bose b'itorero rya Giheka n'Abatsinda na paruwase ya Gasave n'abakristo bose b'itorero rya ADEPR, kababwira ngo mukomere kandi mwihangane. Uko niko Imana yabishatse. Imana izikereya uburyo kugira ngo ku mugambi wayo, kuko uyu muyobozi avuye kuvuga. Urupfu rwarantangaje cyane. Igihe cy'Imana iyo kigeze ntawakimira. Bahaguruka
ahangaha batora urugendo uriya mubyeyi witabye Imana wo mu Bugesera wa Nyamata yaricaye ku ntebe ya nyuma. Bageze Nyabugogo abwira muramukazi bati ahangaha ntabwo nahashobora, ngwino wicara imbere njyewe nsubira inyuma. Bahinduranya imyanya, uwari imbere asubira inyuma, uwari inyuma aje imbere, kandi abari inyuma nibo bagize ikibazo. Urumva ukuntu bahinduranyije imyanya kugira ngo abone ukuntu agira gute, abone ukuntu agenda. Uyu muyobozi uko avuye kuvuga ntabwo byari kwemera ko Kalisa afata urugendo rwo kuvanga akaje Gisenyi ari mu kazi, ariko kugira ngo bihurirane n'umunsi we yagiye muri konje. Nabyo biduheza andi masomo akomeye, nicyo gutuma tugomba kwemera ubushake bw'Imana. Icyo Imana yagenye ntacyo tuma kidasohora. Turakomeye kandi namwe mukomere, ntabwo ibingibi bisanzwe. Twageze kuri morgue ya Rubavu, ntabwo byari byoroshye gusohora imirambo ingana gutya. Nasanze muri urgence abarwayi bari muri urgence babakuyemo babajana ahandi. Nasanze urgence n'abakristo bacu bari barimo, ntabwo byari byoroshye. Imagine ko ngo urgence n'abakristo bawe barimo, abandi bari babakuyemo. Umwe ari gutaka ati atahangaha ati mugatuza ati, ntabwo byari byoroshye, ariko Imana mu ijuru niko yabishatse. Ndabishimira. Mfite amatsiko yo kuzabona Donatira mu bwami bw'Imana na Clarisse. N'ejo narabivuze, ntabwo bisanzwe umuntu ufite urugendo rwo kuja Rubavu ngo azinduke ku rusengero gukora isuku. Ntabwo bisanzwe, ntabwo bisanzwe. Yari umugenzi wagenda mu ijuru. Mama Sonia niko namwitaga. Ntabwo byoroshye, dufite abakristo ibihumbi byinshi muri paruwasi ya Gasave, ariko by'umwihariko Mama Sonia twavuganaga. Hari abakristo bahangaha Paul Gasave ntanazi. Iyo nashakaga amakuru yuzuye y'igiheka nayabazaga Mama Sonia. Ibyo yambwiraga nibyo nemeraga. Ubushize naramuhamagaye ntiyanitaba, arambwira ngo nimubabariye ngo ari mu nama, ngo turaza kuvugana ashoje inama. Ntabwo byoroshye kugira ngo muri paruwase ya Gasave ingana gutya ngo Mama Sonia yavuganaga n'umushumba. Ntabwo byoroshye. Ibi ni ibyerekana ko yari umunyakuri kuzuye. Amakuru yampaga nta kintu yongeragaho. Bafite amatsiko yo kuzabona ababyeyi bombi mu bwami bw'Imana. Korali Amatabaza mwihangane. Icyankomeje cyane nuko namenye ko Imana yabateguje ibabwira ko ari umugeni. Kuba baragiye abageni turabishimira Imana. Siho honyine, presque aho bose bagiye ntawagiye Imana itagira ikivuga. Turabishimira Imana rero, mukomeze kwihangana. Amaserike abiri biragoye. Nigeze kwibona 2016 muri Nyabihu, aho nashinguye umubyeyi n'umwana yari ahetse, inkuba yabakubise basiga umutware mu nzu wenyine. Bari batatu mu nzu, umugabo n'umugore n'umwana, inkuba ikubita umugore n'umwana. Ntabwo byoroshye. N'ejo kandi tuzaba turi ahangaha duherekeje undi. Kuwa gatanu tuzaba turi ahangaha duherekeje undi. Ni ikibazo kitoroshye, mwihangane. Teofile wihangane, ko Imana yabishatse. Imana yari yaraguhaye Clarisse, izakora n'ibindi.
Rebeka mwihangane, nababwiye ngo imirimo bakoze muzayibona batakiriho. Akenshi imirimo y'umuntu Imana yihemba abasigaye. Iyo umuntu yakiranutse abasigaye nibo bazabenefisiye iby'irya mirimo umuntu yagiye. Murakoze Imana umugisha, twari kuvuga byinshi ariko amasaha yaturenze. Munemerere ino miryango mutambuke muhagarara ahangaha, sabe abashumba bose bari hariya muze dusengere ino miryango. Dufite Imana itabura uko ibigenza, dufite Imana itaratunguwe. Ikindi itorero turacari mu bibazo byo gushingura no guherekeza abana b'abavandimwe. Ndongere mbwire Pastor Jacques ku cyumweru nimugoroba tuzasura ino miryango mu rwego rw'itorero, muzabe muhari kwa Theophile na Rebeka na ab'umuryango wawe bazaba hari, nibwo tuzabasha kubasura mu buryo bw'umwihariko. Murana ko tugacafite abantu benshi ariko tuzabasura uwo munsi by'umwihariko. Nagira ngo bashumba mubazenguruke banga amaturuka ari imbere, byaba byiza timugende mwese abandi basigare hano. Mbwire n'abantu bose muhaguruka dusenge no muryango, niyo contribution yacu. Nta kindi twatwerera uno muryango keretse kubashyira mu maboko y'Imana. Reka mushumba Theoneste avuye Kinyinya afate mikrofone azamura isengesho, nako twese tuje gusenga. Mana yacu, ni wowe uzi itangiriro n'iherezo ry'ibyaremwe byose natwe turimo. Ni wowe uzi iminsi y'umwana w'umuntu azamara hano ku isi. Jambo ryanambwiye ngo iminsi yanjye itarabaho n'umwe ngo wayanditse mu gitabo. Uyu mwanya turimo guherekeza aba babyeyi batuvuyemo tukibakeneye. Biragaragara ko iyi mitima ishegeshwe kandi ifite umubabaro mwinshi kubwo kubura ababo, aba bacu batuvuyemo. Turimo kubwirana ngo komera ihangana, ariko ntitwagera ku ndiba y'umutima, hari umubabaro, hari agahinda. Ariko wowe nyiri humure ryose, turagusabye kugira ngo mbaraga zawe uyu mwanya zibashe kugota aba bantu kandi zuzure muri iyi mitima, uyihumurize, uyikomeze, wirukane kwiheba, guheranwa n'agahinda n'umubabaro. Tubabare nk'abambaye umubiri ariko tugire n'ibyiringiro, kuko twumvishe ko uri Imana yabimuye, wagiye mwami Imana yacu ufite aho wabajyanye kandi natwe tuzabasangayo. Byo byiringiro bitubera igitsikamutima mu gihe nk'iki cy'umunsi mubi. Turakwinginze kugira ngo rero uzuhumurize iyi mitima, uziyikomeze, utanga imbaraga. Kandi ni wowe Mana ibasha kurera imfubyi, ni wowe Mana iziba icyuho, ni wowe Mana idacutsa nk'uko twabyumvise. Turakwinginze kugira ngo aba bantu ukomeze ubaheke ku mugongo wawe. Uwiteka, icyuho cya Clarisse ukizibe, icyuho cya Donatille ukizibe mu izina rya Yesu Kristo. Ubaho umwami bagombaga kuba mu izina rya Yesu Kristo. Humurize abana, humurize umuryango muri rusange, humurize uyu mutware w'umwami wa Clarisse, humurize imiryango ya hafi n'iya kure. Mwami Imana yacu, tange humure, wirukane umwijima w'urupfu, umucyo wawe umurike mu muryango, be guheranwa n'umwijima w'urupfu. Urakoze Mana, tanga imbaraga, tanga mwami gukomera, utange guhumurizwa mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, ndakwinginze kugira ngo rwose bafashe, barinde guheranwa n'agahinda n'umubabaro. Habwa icyubahiro rero, kuko byose ubikorera mu rukundo rwawe, ntabwo twanga kandi ntabwo twakubaza raporo ngo icyatumye ubikora.
ibyo byose ubikora icyo ushaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Turakunyuze kugira ngo duhe kwiyakira no kubyakira kandi uduhe gukomera ku munsi nk'uyu mubi. Urakoze. Ngaho ndakunyuze kugira ngo natwe twese uko twumvishe ubuhamya bwiza bw'aba babyeyi natwe duhe kubigiraho, tubashe kugira ishyaka n'umuhate wo kuzagira iherezo ryiza no kuzagendana raporo nziza nk'uko tubyumvise. Habwa icyubahiro natwe duhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru rye. Ubw'Imana z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru rye. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa
cyiza kiradutegereje mu ijuru. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwita ni ngombwa. Uwihanganya azaragwa icyo gihugu. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwita ni ngombwa. Uwihanganya azaragwa icyo gihugu. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Umutima wanjye b'amaso utugana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Umutima wanjye b'amaso utugana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Twizeye rwose kuzabona icyo gihugu ko kiri, dutegereje gusa uwaducunguye. Ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka, bitwereka ko umunsi wegereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Umutima wanjye b'amaso utugana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mwiza ryama rinyirangiza, maze amamagara ageze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mwiza ryama rinyirangiza, maze amamagara ageze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mwiza ryama rinyirangiza, maze amamagara ageze mu ijuru, maze amamagara ageze mu ijuru, maze amamagara ageze mu ijuru.
murakoze turakomeza kuririmba twagira ngo namwe ubwo mutambutse mugiye gusezera bwa nyuma murajya abafite mikrofone nta kibazo mwasezeye ariko abandi murajya mugaruka gutya muri korari noneho dusaba umuryango namwe muhaguruke kugira ngo musezere bwa nyuma noneho n'abashumba bazi twakomeza noneho tukaririmba nta kibazo umuryango mwahaguruka kugira ngo cyangwa twasoje twasaba babandi twasaba abashumba bakaza hano kugira ngo harimo gusezera bwa nyuma noneho dusoze